ibintu biranga ko agukunda. Tugiye kwicara dufata amasomo. Dufata udute. Udusonga bugari baratumaze. Ni wumva ahantu nta na hamwe uri ubwo umenye ko bari kukubeshya. Uri mu bisheke. Mu hene, mu rw'ihene iyo hirya. Yes. Ikintu cya mbere kiranga ko umuntu agukunda cyangwa se umuhungu agukunda ni umwanya guha. Yego. Uziko hari abantu ubuzi ngo umutipe ari kugutereta akamara iminsi 2. Yego. Atarakuvugisha. Ese nashobora kumara iyo minsi atarakuvugisha ari mu kazi. Ukabona umwanya w'akazi se kucyaba abura umwanya wo kubaza ukomeza. Niyo mpamvu nicaye ndi ku ishuri. Aha. Umuntu utaguha umwanya n'ukuri ntago abagukunda. Kuko ntago niba buri akazi nibyo karahari kandi kenshi sibyo kanatuma nawe ubwawe ubu nyine uba trop pris ku buryo no kubona umwanya wo kuvuga cyane cyangwa iki ubura, ariko ikintu cyose wagize priority ukibonera umwanya. Ni ukuvuga ngo ni uri priority nawe agomba kubona umwanya wo kukuvugisha. N'icyo kintu kidahari uhita ushyiraho agakuba. Akaba ari wa muntu guhamagara ari kumubwira un certain weekend ari free kandi nabwo hari ibyo ashaka, hari impamvu aguhamagaye, hari ibyo ashaka tu. Iyo mpamvu ntabwo ndi buyivuge. Ntayo mvuga uyu munsi. Bazayikwishyuza iyo mpamvu akaguhamagara baca mu gikari bayikubaze abashaka kuyimenya. Yego. Akaguhamagara umva hari rimwe mu kwezi cyangwa se rimwe muri weekend hari ikintu ashaka. Kuko se hari abakobwa barusaba nibaza ko umutipe ari uvuga ati nguru urufunguzo cyangwa se kwambwa ati uyu munsi wenda ndataha kare nshaka kuza kuruhuka maybe wampaye urufunguzo bikarangira urugumanye gutyo. No neze guhaye kamwe wenda nawe afite kandi icyo gihe wahindura serire umvugo nari nkozi y'ibibi. Haravuga ati ngo wazaza ugakigura bikaba bavuga byagenze bite. Urumva ko ikibazo ariko ntacyo bitwaye ko yarugira. Bahungu biga ubwenge ariko nta bwenge. Ubwenge Ariko bw'uwescro n'ubuhe bwenge. Escro se ziri ubwenge untekereza bubaho ngaho kubaho mu fiança urufunguzo. Ariko akaba adashaka kugufatira muri izo tanke zanyu mutinya zituma mutinya gutanga imfunguzo. Ubwo nibwo bwenge. Baje kankubwire ngiye ndi umubyeyi narabyaye ibyo ntago ndi inzobere ariko ndambiziho gake. First of all kuringanyiza urubyaro utarabyara ni risque zo kutabyara. Byo tubibwirwa n'abaganga. Yego. Uba wimakaje ubusambanyi muri wowe. Salut, j'espère que vous allez bien. Moi aussi ça va. Mumeze mute? Narimba kumbuye. Swari ukuntu njya ntinda nko kwa uploading nk'umunsi umwe nkajya numva hari ikintu cyabuze. Batangije mu gafaransa nyenzi ko ari kugiye gukomeza. Nkomeje ari bamwe batakara. Akomba no byiza ukuntu tu. Bisoundinga neza. Cyane. Merci. Zaza nakize cyinshi. Numva biryoshye. Ni nk'umukobwa uvuga ikirundi mba numva biryoshye. Kumva umugabo wakivuze uba wumva ari ibyo yigira. Oya. Mumeze bute rero jewe meze neza ndashima Imana. Nizere ko namwe mumeze neza. Nihanganishije ababuza ababu uyu munsi. Nihanganishije wabyutse yumva inkuru itamunejeje cyangwa se abarwayi. Donc umuntu wese ubabaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Abarwaye cyangwa abarwaje. Yes, bose turabihanganishije turi kumwe namwe mu buryo bw'amasengesho. Imana ibagirire neza. Bahageze kuri Queen Pasi official. Bahaye ikaze. Cyane. Umuntu mbonye ari ubwa mbere cyangwa se ari mushya kuri Queen Pasi official nitwa Pasi. Yego. Ukaba haba hari igihe yareba ikimero akagira ngo akagira ibindi yibwira. Nk'ibiki? Ntago birangiye. Bigeze n'ibiki ndikubona. Je suis mariée avec 2 enfants. Voilà. Voilà. Presentation. Niyo wifuzaga mbese? Oya sinjye wayifuzaga. Wazari mushya. Nitwa Pasi ndi umubyeyi w'abana 2 ndubatse.
hari ukuntu umuntu areba kuri screen akareba n'akanimero ntirirwe yajya kumva ibindi akavuga ati reka mbanze ngende murebe neza. Yewe narafashwe. Ubu ngubu tugiye kuvuga kuri amoureux. Les histoires des amoureux. Batumva gutyo ukajya ni histoire yanjye bwite no. Ngiye inkuru y'urukundo rwanjye hari umunsi izayivuga. Naringize ngo nicaranye n'umutware. Niyemera kuza kuri kamera. Nubwo bikubiye gake. Nta cyizere bihaye. Sha yewe suye. Ajya mbwaho ntabyo kubwira abanyarwanda afite. Byaterwa. Yazabyemera. Ntabwo avuga ikinyarwanda. Hari ikibazo se uzajya nkajya nsema niba ari akazi kagoye ni ukujya usemura gutera sitori gutyo ukazitera mu rundi rurimi none n'umuntu mudahuje ururimi biragora. Ntacyo azajya avuga bumve batumva barebe reaction yo ku maso. Hari ukuntu umuntu yishima ku maso ukabibona cyangwa yarakara nubwo mutavuga ururimi rumwe. Voilà. Nka commentaire nyine zo mu biganiro byanjye ajya ahita ashyiraho hariya handitse translate agahita nyine azisoma agasoma ibintu byose banditse agahita agira na ide y'ibyo mwavuze. Urumva ko ari umuntu w'umugabo rero arabikurikirana cyane biba byiza. Ni umufana ukomeye. Yego dutangire tugira inama abantu bari engaged cyangwa bari mariye cyangwa bafite abo bumvikanye mu rukundo kuko nabababwiye ngo tugiye kuganira kuri story z'urukundo. Kujya mu kintu wamukundana yabikwemereye abifata gute? Reka mwinjirireho nyine. Umugabo wanjye kandi nkubwiye niwe mufana wa mbere. Mutereye isari. Ni umufana ukomeye nubwo hari igihe mvuga ibyo atumva ariko nyine mubwira sije ambwira hano navugaga kuri ibi ariko niwe mufana wa mbere. Biba bimeze gute kugira umufana w'umugabo wawe? Biraryoha. Biraryoha nyine ukora ikintu uzi ko hari umuntu ugushyigikiye wumva ibyo ukora ni ibintu byiza cyane. Yego. Queen Pasi adufitiye iki ariko urasa neza agakanzu keza dukweto twiza. Urakoze cyane. Nende ujye guhitiramo ikintu ugiye kwambara? Njyewe njyenyine. Wewe wenyine ubwo uri umudesigner wawe ubwawe. Yego. Ko mbona ari byiza. Yego. Wazashinze inzu y'imideli nuko? Yego abanyarwanda nibanyemerera nzabikora. Barabitubwira. Abajye batubwire Queen Pasi ashinga inzu y'imideli muzaza kumuteza imbere. Muzanteza imbere. Batubwire. Bambwire muzanteza imbere. Cyangwa ni bimwe byo koshya. Cyangwa no kunyoshya nkahita nshya. Hari ukuntu umuntu akoshya ngo yego uzi kuririmba wagenda reka. Sha ukabura hiye. By the way ndi gutegura gukora akantu kameze nka live concert ariko n'ubundi hano kuri chaîne tugahimbaza Imana hari ubwo tuzongera tukaririmbana muri gakondo. Yego. Ubundi hano nta rungu. Queen Pasi official. Queen Pasi uyu munsi dufitiye iki? Umunsi nshaka kubabwira ibintu biranga umusore ugukunda cyangwa se umugabo iyo mvuze umugabo wagushatse of course we nuko aba yaragukunze ntago yagushaka atagukunze. Ndavuga aba bagiteretana cyangwa se nyine batari abana kuzishenye relationship z'Kigali. Queen Pasi arazisenye. Ntarwo nsenye. Mbese ni nko gufata agati ugakoza mu ntuzi gutya. Ukojejemo. Ubwo ntago bagukunda hari ibindi muba muhuriramo bitari ntago mukundana. Ikindi ubwo iyo mvuga umwanya ubwo mvuze mwo duke dukubiyemo ariko harimo ibintu byinshi. Ibyo byinshi ariko bitubwira urabiduhishiriza. Reka nkubwire uzi umutipe mushobora nko kubonana nka rimwe mu mezi 5 kandi mwese muba muri Kigali. Akazi Pasi abantu bataye imitwe bari gushakisha. Kandi naguhamagara kuri telefone buri munsi. Ariko kubonana wenda mujye ahantu musangire coffee musohoke bikaba ari ikibazo. Yego. Utazi naho atuye. Birashoboka. Muri Kigali? Birashoboka. Mungu n'umukobwa? Ntago bishoboka none. Umenya na rimwe kabiri. Okay, nese aramutsaza aho utuye ariko araho muhurira gusa. Kandi atari uko weda buze ubwo bushobozi bwo kugira ngo musohoke mujye kuri dine mufata ko gakawa. Abakobwa b'i Kigali nicyo mfa namwe. Ngo nawe uje muri ya shusho yabo. Abahungu barantumye ngo nzabavugire. Abakobwa bashaka ibintu biri hejuru. N'ubushize n'icyo kintu twavuze. Nawe uravuze uti njyewe n'umwanya navugaga.
mu bituma byatuma akwereka ko agukunda n'umwanya ntabwo bisaba ngo rega ngo umugurire nawe yakugurira. Tutarajya kuri icyo kintu cyo kugurirana n'ibiki uravuze ngo mukajya gufata kofi biki ni gute umuhungu w'ubushobozi bukeya yaryoherwa n'urukundo n'uwo mukobwa? Bitubwire nyine n'ibyo dushaka. Umuhungu ufite ubushobozi bukeya umukobwa mukundana babizi ntabwo uba wamuhisha, sibyo? Ababibona ko ubushobozi bwo kubonana kwawe nawe maybe ni mu rugo, sibyo? Aho mu rugo kandi n'undi mukenjoyinga urukundo rwanyu mukaganira mukiga ku mishinga byose muri kumwe. Ubwo ni kuba atishoboye. Navugaga rero n'ufite ubwo bushobozi ariko agashaka kubona umwanya kandi nabo barahari, akakuburira umwanya atari uko yawubuze ahubwo wowe ntabwo agufitiye umwanya kandi nabo barahari, sibyo? Tuba turi gufata impuzo dukoma n'ingasi nyine niyo mpamvu nkunda umuntu mutereta nawe ubumuzi uzi ko ubwo bushobozi ufite cyangwa atabufite, sibyo? Abo atabufite rero nabo bafite umuntu udafite ubushobozi akakuburira umwanya. Ni handi nkubwiye ngo ushaka kuba utazi niwe muvugana kuri telefone. Hari abantu bakundanira kuri telefone bakanashwanira kuri telefone, urumva? Ubwo rero umuntu utaguha umwanya nshuti yanjye ni ikibazo. Icya kabiri noneho hari ushaka kukwereka usibye n'umwanya wo kubonana nawe no kuguhamagara ntawe afite. Gapost tararengaho nabonye ejo bundi umuganda urangiye hari abantu bapostinze ifoto imeze ukuntu si iri umusore umeze ukuntu gutya afite telefone ku gutwi n'akabuci kopo bwo barabyumva bose ngo ariko sheri ngo kutihuta ngo nubona ko umuganda warangiye. Yegora nk'uwabaye sheri uwo munsi kuko umuganda warangiye ni urugero abaye sheri kubera ko nyine ari muri free time yiwe hari ibyo akeneye nyine niyo mpamvu uwo mukobwa abaye sheri. Ariko nyamara ntabwo ari wa muntu ushobora kuguhamagara buri munsi ubwe bonjour umeze gute no muganire ko umuntu mukunda mukeneye kuvugana buri munsi mukagira abakeneye kumva kumeze urumva. N'ibyo kintu nacyo kitabaho naho ushyireho kandi gakuba. Cyo ni icya kabiri. Nawe aratakaye nawe arasigaye umvise umukobwa we urasigaye bye bye. Noneho hari n'uguhamagara iryo buri munsi no mwanya yawe akawuguha mwasuranye mwasohotse ariko ibyo byose mukabikora nkaho ari inshuti isanzwe ntabwo ari kugutereta akaba adashobora no kugupresenta mu bashuti be. Nibo babandi bita ba bestos. Thank you. Kandi mu gikari murateretana hey sheri how are you ibintu byose nyine umubano we nawe mufitanye ni uwa couple ariko hanze muraziranye mu inshuti bisanzwe. Reka tujye no ku ruhande rw'abakobwa ashobora kuvuga ati abakobwa tugendana ntago mbize ntago mbereka boyfriend wanjye. Turi ku ruhande rwa boyfriend. Yego umu boyfriend akaba adashaka kukubwira abatipe bajama we akavuga ati uyu hajya bavuga ngo ni umwana wanjye akaba atavuze ati turi no mushuti wanjye uri muzagupresenta ngo ni umushuti wanjye ujye ushyiraho akabazo. Niba mwaranyise kwemeranya ko mukundana kuki udashobora kuvuga ati ni umukopine wanjye she's my girlfriend yitwa kanaka kakanoze ko interrogation kasubiremo nomve ngo nimba adashobora kwerura ngo agupresente mu bashuti be cyangwa se mu bavandimwe. Sheri wanjye ati ni inshuti yanjye yitwa kanaka ni inshuti yanjye yitwa Pasi. Yego wanawe ariko mu night club muri kumwe mu maresitora muri kumwe iwawe muri geto ni wundi wirirwa ari gusasa yakoze ibintu byose yanatetse byose ariko udashaka kumupresenta byose harimo iki Pasi byose harimo byose adashaka kugupresenta abashuti be ako ni akabazo, sibyo? Kimwe nuko ashaka kugupresenta abashuti be wenda ariko wenda bamubwira ngo ntubikunda. Hari n'abakobwa bavuga ati ngiye ntabwo mbikunda ariko umukobwa avuga ngo ntabwo nkunda kumupresenta ugira uti nawe ujye umugira gutya akabazo kuko umukobwa wese uri mu rukundo aba yumva kuba ushaka kumupresenta abashuti bawe abavandimwe yes aba ari fiere rero iyo ikakona kadahari nako ni akabazo. Yego ubwo ikindi ni kihera umuhungu muhuzwa n'amabizu. Thank you. Ntago mbizi umuhungu muhura ari uko mugiye gukemura ibibazo by'umubiri gusa azabwirwa n'iki se ko ari gusa
gusa urabibona ko nawe uzi ubwo koshya wagusa ntago aba akora byandi byose, nta mwanya yaguha pere ni hafi ya ntayo, ntiyagupresenta mu bandi, ariko basheri kubera ko hari ibyo muri gukemura banyange ariko kwanga uri kubimisha na baranyangira iki ntago kubimisha ni kuvuga nese ntase n'abakobwa bimana cyangwa abahungu bimana nabo barahari, abakobwa bimana ako kantu nako nakabazo. Pasi arazishenye aratwishije nta rugo nsenye ndikubwiza ukuri man, ni ibintu bibaho tubona buri munsi sibyo, wenda nabo bazaza batubwira ukuntu babyumva ariko nibaza ko ibyo byose ntabyo ubona mu by'ukuri ntagukunzwe. Niba uzi kukunzwe wicara uzi neza kudakunzwe, numva nta muntu ukunzwe se kuri inoze ko none se nta muntu uguha umwanya kaguhamagara akagupresenta mu bandi n'uwo mubiri wawe ukajya ubona umuhaye fine, utamuhaye kandi it's okay, ntabwo ari ibintu mwapfa, uwo muntu aba agukunda ijana%. Garuka ku kintu cy'umubiri wemewe n'utemewe, mu gihe wawusabwe ukanga urukundo rurakomeza rube rwa rundi utarajya ku kindi kintu. Iyo rukomeje kuba rwa rundi umenya ko urwo rukundo ari rwo rukundo, niba wimwe hakagira ikigabanyuka umenye ko nabwo nta kandi kabazo cyari icyo nyine. ntago ko umukobwa yakwimye cyangwa umuhungu yakwimye cyangwa se umuhungu akwereka ko icyo agukeneyeho ntago ari icyo, ntago ari cyo kigaragaza ko agukunda. Nyamara nyamara bishobora kuba gukunda. Ese urukundo ni iki? Urukundo se nyine ni iki? Rukubiyemo ibyo byose nakubwiye, ni umwanya, ni ukubwizanya ukuri, ni ukwisakrifia kubera umukunzi wawe. Urukundo rukubiyemo ibintu byinshi cyane, no kuri sakrifia ni ukwitangamo igitambo gishimwe. Kwitanga nyine biri mu buryo bwinshi, ariko mu rukundo habamo kwitanga cyane. Ubona ari bande bitanga kurusha abandi mu rukundo? Abahungu bakiri gutereta baritanga, bafatisha hagasigara kwitanga abagore. Nawe uvugisha ukuri kwinshi. None se mbeshye nibyo. Ni ukubera iki ubona abahungu ewana akikubona akumva aragukunze? Sinzi nimba ari byo bita urukundo rono nyine yatanga buri kimwe cyose akakubona, akibona nimero yawe, message, call, uri he, wariye sheri, utwo tuntu two mu mizo ya mbere, kuki tudakomeza muri relation? Urumva nyine avunika kugira ngo akubone, iyo amaze kukubona ari sure ko uyu muntu kabisa ni uwanjye ndamufite, niko benshi bameze, ahita nyine avuga ati ndamufite ubu byakemutse, ugasigara ukurikira. Umubebe ni usigaye avuga ati ko bebe iyo ugejeje iki gihe utarampamagara biba bimeze bite? Nyine utuze ari twinshi ati nese sheri urumva naguhamagara buri saha kandi mbere wenda yarabikoraga ariko nyine ntago icyo nacyo ari ikibazo gikomeye. Nanone warangije urukundo rwamaze kugira ifatizo, ntago akari akantu karenze, ariko ntago gakwiye akaye katarenze ako nyine uvuze ko kuba mufatishije ugahita ubigira noneho ibintu bisanzwe, ntago bikwiye ko wereka umukopine wawe cyangwa umugore wawe ko asanzwe, ugomba kumwereka ko adasanzwe umunsi ku wundi cyane. Niba yambaye neza ukamubwira ati bebe you look nice, tu es bien habillé, bagusutse neza, uri guhumura neza, bagusokoje neza. Yes, ariko hari abantu atanabibona kandi urasa neza, utwara abantu ukoze neza ntabibone. Reka turebe noneho bikasaba kubimwibutsa compliment. Tuvuge compliment ziturutse ku bandi bantu batari abakunzi bawe. Urugero, ndi kumwe n'abashuti banjye b'abakobwa basanzwe, ndi kumwe na girlfriend wanjye, undi mukobwa ambwiye ko nambaye neza, ambwiye ko mpumura neza, banyogoshe neza, kandi girlfriend ntabyo yabonye. Icyo gihe bigenda bite? Ni ibyo nakubwiyaga nyine mu byo kumenyerana, hari igihe abantu bamenyerana bakamera nk'abavandimwe. None kindi abirabura cyangwa se sinzi niba ari abirabura cyangwa abanyarwanda, hari ukuntu tugira akantu ko kureba ikintu cyiza ugaceceka.
tout simplement tu kandi wabonye ko ari cyiza ugaceceka gira hirya oya no mutima ukavuga ati wow umugore wanjye yambara neza cyangwa se umugabo wanjye yameze neza ukabigumana undi hanze rero akabivuga rwose icyo kintu yego eske byari bikwiye ko umuntu wo hanze ambona neza kuruta wowe tubana mu nzu wowe tubana mu nzu niwe wakagombye kwibona mbere y'undi wese wabibonye mbere se ntago n'ubundi ngo imbebe ry'umuhini yototera isuka niko aho mugana urenze imyaka yanjye ugushatse kuvuga iki setup akakunda ushyira ku nkoko umuceri umena mpaka igeze mu nzu ugahita ukinga udukompurimenti nyine umuhungu wahaye umwanya wo kugira ngo agire icyo akubwira uba wamworohereje kugira ngo muvugane ngo iki oya ngo uvuze bari bampamagaye barandistabinze ngo iki ndavuze ngo uwo watanze compliment ko boyfriend w'abandi yambaye neza girlfriend ntiyabivuze ntibizambera uburyo bwiza bwo kuba namutereta oya yego ubwo ni mwebwe nyine ku ruhande rwanyu rw'abagabo ariko nta hantu bihuriye bidahura cyane ko reka nkubwire tuvuge nkanjye ndi umugore nk'abagabo buriya uzi nk'abagabo nshaka gutaha wenda twahuriye mu muhanda mu kazi hehe akubwiye ngo uri mwiza wambaye neza umeze neza kandi wenda wavuye mu rugo umugabo atabikubwiye uba wumva bimeze bite ni bisanzwe ni compliment nyine isanzwe kuri ngiye bisanzwe nibaza no ku bagore hafi ya benshi kukubwira ko uri mwiza ni compliment isanzwe cyane ese ubu mbwiye ikintu gishyashya ese abantu ni ikintu usanzwe wumva haba umushyi ubivuze ariko ntago nk'ubu hari ikintu bakubwira rwose kumva kirasanzwe uri mwiza usanzwe ubizi ese nk'umuntu umbwira ngo ngiye nkunda abantu b'urukara kandi bizi ko nirabura ariko ntabwo wari ubizi ko abakunda nyine aho mbimenya ni merci nta kindi kirenzaho uri kutubeshya oya niko kuri compliment nta hantu ihuriye no gushotorana ni ryari shotorana igihe ufite irari igihe umwe muri mwe n'undi asanga n'iryo rari wakumva umukobwa akubwiye ngo wambaye neza nkunda ukuntu humura nkunda ukuntu wambara so kuba bikunda bivuze ko ugiye kumwaprocinga oya ushaka umushaka asanga bimeze bite ngo ushaka umushaka asanga umweko ariko nyine compliment nta hantu ihuriye no gushotorana nyamara niho bihera ngo umusore yakubwiye ko uri mwiza nta na kimwe bikunyeganyezaho habe naka ahubwo njyewe muri njye mbyamba ati wow ndi mwiza nyine sumva ko byagurije urishima ariko ntago reka nkubwire nta hantu bihuriye no kuvuga ngo nsigare nkurikirana wabimbwiye oya pe ibyo byishimo nyine wari wabiduhije urishima kuko compliment iranezeza no compliment nziza iranezeza ariko bidahuye no gushora wowe uri kujya kubisanisha ngo amakuru reka nkubwire mukanya ntubwiye ngo ndasa neza ngo nambaye akanzu keza ni byiza nyine ni sawa ubwo wabonye ko nambaye neza ariko nta bindi birenze ibyo n'agasaha keza rwose thank you ni nk'uko wabwira umuntu ngo wambaye iherena ryiza wambaye shenete nziza oya ibyo biratandukanye pasi wambaye isaha nziza wambaye neza oya harimo n'uwabyambika ntaberwa ubwo ni indi kese itandukanye ni indi kese ariko rwose compliment zirakenewe mujye mubwira abakunzi banyu ko ari beza bambaye neza donc akantu keza afite ukamubwire ukamwibutse si ngombwa ngo udeho hanze aze kukavuga mbere yawe abagoma muri bize akazi kuryaza mu rugo ni ku meza wenda hari abagabo b'abana beza azakajya ku meza akareba uko abana bameze agakina nabo akakubaza wiri wute se akanavuga ndi kubona bagusutse neza bagusokoje neza yego nako simbizi ariko nibaza ko bahari ntago bashaka kubura urumva none hakaba n'unduza ni ku meza no kuryama uwo rero kugira ngo ajye kumenya ko bagusutse neza cyangwa wakoze inzara ufite akaverni keza biragoye ariko bisubireho nta mwanya babifitiye ariko si ubwo nibyo se nyine mu mutwe haba utuntu twinshi dutuma batabibona ngewe hari igihe mbagarukira baba bakoze bananiwe stre barago bagira ibintu byinshi hanze badashobora gutanga detaye zabyo stress kandi akaza mu rugo ntabikubwira ibyo byose yahuye nabyo sibyo
hariya bahuye n'ibihombo wifitemo ubushobozi bwo kumukuramo ayo makuru y'ibitameze neza atayaguhaye se kandi ufite ubushobozi bwo gufungura izo password izaho amakuru abikwa. Thank you. Abatabikora se ko nuko nuko bafite nyine aho babikora. First of all umugabo urabanza ukamuruhura mu mutwe mu buryo bwawe. Ufite kataza ukoresha. Niba ukeneye ko abona kusa neza uri guhumura neza. Banza mu mare stress yinjiranye mu rugo. Ariko ibyo bikorerwa abagabo beza abana beza. Ntabwo ari buri mugabo. Uragira uti buri mugabo wese ntabwo ariko kwibyiza by'umugore we nikuvuze. Ari umugabo mubise. Kuki ushaka ko baguha ibyiza kandi wowe watanze bibi? Ubwo umugore ni reflector y'ibyo umugabo yatanze. Cyane akenshi abagore baba beza babitewe n'abagabo babo. Kuba mwiza, kugira umutima mwiza, byose hazamo kutagira amashiha. Hari ahantu bifa amashiha rwose tubona nyiri umugore nabanza ahantu. Abagoye rasiyo nkeya. Birashoboka birashoboka ibyo byose ariko nyine akaruka compliment bakiteho tugakosora ku mugore n'umugabo cyangwa se ku makouple muri rusange kaba gakenewe buriya couple. Wongeye umugabo wanjye iyo yambaye neza ndamati wow aha ngaho wambaye neza hari n'ibyo mbamwe ati inshuti yanjye kandi we yabikunze ntabwo mujye mwitindaho mwebwe abenshi akiyambariye nk'abati oya ntabwo bikunda please turi kumwe byavamo ibirabikura muri ambara ibi akuzi gukuzamo imyenda umuntu yayishyizemo cyane nese ngese nshobora kwambara wenda nk'akajipo kagufa kambwa ati biramubabaza ko hano tugiye aba ntabwo bibabaza abantu bafunga mutwe ese kuba wabwira umupartenaire ati sheri ibintu wambaye rwose wapi ambara ibi ubwo ni ibintu birenze barakumva akenshi hari n'igihe bimutegurira hari ababitegurirwa n'abagore babo yego yo kumbwa ngo wambaye neza uraberewe urasa neza tugende muri salo bakogoshe n'igihe aba yabuze umwanya ariko ubona atari byo byihutirwa ariko wowe kuba ko ushaka ko ahora asa neza agaragara neza wati igomwe iminota 30 bakogoshe ukaba wicaye ngo ukanamuherekeza ufite umwanya akajya no muri kakumbu gasigara wicaye inyuma ukamutegereza ako kariya kumba se ndakinjira hama y'Imana wenga kariya kumba se kaberamo ibiki byadanze mu mutwe se ntabwo birabirenze abavuga ngo haberayo ibintu ngo byadanjije ntabyo nzi kutarajya se kutari n'umugabo wabibwirwa n'iki si byose ntabyo namenye ariko nyine urumva akantu ko kwitabwaho ko kwita ku bacu ubwo nimvuze ku bacu nyine ni umugore cyangwa umugabo kaba gakenewe cyane cyangwa abafiyanse abafiyanse uzi utuntu umufiyanse wawe akunda kuki utadukora bavuga iki ku basheri bafite imfunguzo za geto z'abafiyanse babo cyangwa abasheri fiyanse ni sawa cyane kurugira bitwaye iki nanjye niyo mpamvu nakubaje ni sawa rwose none se ubundi ntubujye ujyayo niba ari fiyanse uri umusajya akarukwimaza uri umusajya akarukwima naho nta bundi bwenge bwo kuvuga ngo wahinduye serire ubwo ntabwo ari ubwenge ntabwo ari ubwenge urayihindura ni ubuhe bwenge se buri hagati aho umuhaye urufunguzo ndakinguye biranze wowe ubona atari ngombwa ko rugumana warumusaba ni urwawe oya yaruguha ariko abagore mwabafashe nk'iki yaruguha mani none se yarukwima ari urwawe n'inzu yawe avuga ngo ukize sinzi ko utaramugira umugore w'ofisho ngo mubane yarukwimira ikize urumuhe urumwime soke ariko ni byiza nanako ni byiza bayarufite cyangwa ahitamo kuba rufite kandi hari n'abatazigira nese ubwo abantu bose bashatse baratunze imfunguzo z'amazu ya ba boyfriend babo geto zabaye nyinshi muri Kigali abantu bose bafite geto none aba girlfriend babo bagendana imfunguzo zizo oya nakubazaga nyine biramutse bibaye urabye urufite ntacyo bitwaye utarufite kandi nabyo ntago birimo bigaragaza ko atagukunda oya hari abantu bakunda privacy uza ruko wampamagaye se cyangwa se uza ruko mpari hari n'abantu bakunda visite surprise ni nziza ku ruhande rumwe ko nigeze ziba zidakenewe tubwire ibyiza byazo igihe iba nziza n'igihe iba mbi karibu Queen Pasi
urwo rufunguzo nakubwiraga umva impamvu ari bwiza kurugira, umva impamvu nanjye nzahindura. umva impamvu kuba ushaka kuba ufite urwo rufunguzo rwa fiyanse wawe ari sawa. Iyo surprise bavugaga iba nziza ni iyihe? Ni igihe nshobora ko wenda nzi ko uri mu kazi, wenda ngende muri off nkagenda wenda hari abantu babikora, it's a part of care, akagutekera wenda kagutekera uturyo wenda azi ukunda kurya, kagutekera agategura ameza neza, nyine wataha ukahamusanga. Iyo surprise nziza. Ariko nanone surprise uvuga ngo ndabifata nkaho ari surprise kandi atari surprise. Kumuhamagara rimwe kabiri gatatu yanze kwitaba, kandi ni ku cyumweru ntago yakoze, ukanye twavuganaga mbwira ko ari mu rugo, kuki atari kunyitaba. Abantu benshi binjiye muri ibyo bibazo bya visite surprise, maze iyo relation ikagumaho. Ntago mbizi, ntago yagumaho, byagorana. Sinzi nimba iki kintu cyarigeze kikubaho cyangwa cyarabaye kuri bagenzi bawe, wakuyumva gute? Icyo kintu nje kukikubaza. Ntago ngewe kimbaza naizo nibimvuze kuri ibyo vuzo visite surprise. Ntawe wigeze utungura? Ora amasirimo mu mutwe. Ntago nkunda gutungurana. Wize he? Erideka. Ekordo. Oya. Hari n'abantu baba basirimo mu mutwe akabamo. Akasha ntago nagutungurira iki se? Umuha amahoro ye. Cyane cyane rwose. Demokarasi. Aba rero turi muri noza. Akantu narinjye kukubaza ni akameze gutya. Nimba byarakubaye cyangwa ko byarabaye kuri mugenzi wawe, wakwiyumva gute ugiye gusura boyfriend wawe ukahasanga udukingirizo? Ni sawa? Ari njyewe umuntu abaza ubwenge cyane, buriya n'uburyo bw'ubwirinzi in case ukoze wenda ikintu utari wateganyije se, cyangwa se n'icyo wateganyije ariko byose ukabikora n'ubushishozi n'ubwenge. Ni byiza, ntago na kantu keza utapfa n'umuntu. Unisajya kubaza ngo kubera iki? Kubera iki nyine? Kubera iki? Impamvu zirumvikana. Ubundi suba wizeye iki ko ibyo atabikora? Ahubwo ikiza nuko waba uvuga ati nubwo yabikora cyangwa se nubwo abikora aranirinda. Abakobwa nibo bafite ama boyfriend baba babitswe tuboro mu nzu. Ni abantu beza, bariyubaha, bazi ubwenge. Na visite surprise badiba. Nta gusurwa gutunguranye basanga bahora biteguye. Yo mu Kristo. Erega ari umuntu ubizi neza ko arimwe mu cyaha, kugwa mu cyaha biroroshye, cyangwa se araniyizi, azi uburyo umubiri we ukora, azi intege nke zaho ziri. Niba arangije kwemera iyo defete kubera icyo atabana ubwirinzi mu nzu se, ikintu bitwaye. Ako hari n'abatipe b'abakristo badakora ibyo bintu, batumva n'impamvu yo gutunga izo protection mu nzu. Twaduhanyasha. Rero iyo musuye muririmbisha amajwi yanyu yose uko yakabaye. Ngo iyo musuye nyine utadufite muririmbisha amajwi yanyu, nta instrument mukenera, nta gitari cyangwa sente. Ibyo bintu ntabyo nzi ibyo uri kuvuga. Nanjye nabise. Ku bakristo bararirimba, bagasenga, nyine nta gitari nta sente baririmba amajwi yabo. Si byumvikanye rata? Message ku bantu bumva ikinyarwanda cyinshi ubwo bakumvise. Message yatambutse. Queen Passy. Kare akanyagwa kwe. Agakize. Kare akanyagwa kukagira ntabwo ari sawa. N'ubwirinzi ntacyo gatwaye uramutse ugafite. Ubwo wahisemo kugatunga mu nzu nuko hari ibyo ugakoresha, nicyo bivuze. Yego. Ntabwo ari byiza rero kuba uzi ko ushaka gukora ibyo ukora ntunirinde. Yego. Ikintu nanjye kukubaza ni zimwe muri cases zigenda zigaragara mu bana b'abangavu, n'abana b'abakobwa. Tuba dufite amahirwe y'uko tugufite nka mukuru wabo, ubagira inama. Kuba bamwe bagaragaraho yuko bajya muri kuringaniza urubyaro se, niko ariko mbivuga. Yego. Kandi batarashaka bakiri mu myaka, bataranashaka bakiri mu myaka yo hasi.
icyo kibazo kireze mu rubyiruko ako kiraba ni ikintu kibaba ibaze utarashaka ariko ukumva ntushoboye kwipoteja ntushoboye kwifata ugahitamo kuboneza urubyaro utarabyara wowe uba warangije guta valeur yawe wowe ubwawe uba wayitaye tureke n'undi muntu wowe ubwawe ubarangije kuyita muri wowe hari icyo uba wishe muri wowe kiriya kintu ni kibi cyane bishobora gutuma igihe uzakenera kuba umubyeyi bishobora bizanga bibaho cyane hari ubuhamya bwinshi twagiye twumva yego nibyo nari mpereyeho mvuga kuri icyo ni amakosa cyane nta nubwo bikwiye aho kugira ujye kuboneza urubyaro wajya ukoresha ubwirinzi butari kuboneza urubyaro ntabwo ari ukwirinda ushobora kwirinda kubyara ariko ntabwo uba wirinze sida tukiri ku bwirinzi hari n'ibindi bisigaye bigendaniraho bya binini uvuga ati ndakinywa tu before and after sinzi aho babikorera wenda barabinywa binabaho nibyo sibyo aho ariko tukigarukeho ubwirinzi tuvuze iyo tuvuze kwirinda ntabwo tuba tuvuze kwirinda kubyara ubwirinzi harimo kuba wasama utabiteguye hakabamo no kuba ushobora kwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina cyane yego rero kwirinda ntabwo bakubwiye ngo ujye kuboneza urubyaro kwirinda harimo kwifata hakabamo no gukoresha protection nta kundi kwirinda babavuze nta bundi bwirinzi basabye umuntu utarashaka n'abashakanye kandi hari igihe biba ngombwa ko bakoresha ubwo bwirinzi bwa protection bitewe n'impamvu zabo runaka ariko kuboneza urubyaro nyine byagenewe abantu bashakanye munyumve neza inama ku bakobwa kwifata niba byanze kuko birashoboka hari abantu byanze ese tubatera amabuye se bibaho cyane ndetse nabyo byibereyeho gusa none rero ko wenda bikomeye kwifata ariko kwiproteja ntabwo bikomeye ntabwo nibaza ko icyoroshye ari uguboneza urubyaro ese kuki abahungu batabuboneza kandi nabo hari ibyo banywa cyangwa sinzi ibyo bakora kugira ngo wenda nawe ntatere inda ubo ko batabikora baraboshya akaba wamuheto woshye umwambi bitari bujyane ese umuhungu mukundana we ubona ibyo mukora mutiproteje wenda nako kanini k'iminsi 3 amasaha 72 ntugakoresheje wenda ko hari n'abantu bamara n'icyumweru bari kumwe mu nzu ariko akabona ntutwita wibaza ko wagutekereza uti cyangwa umuzigo w'umuhungu ntabwo bazi ubwenge barabuzi ni inkeca n'incakura barabuzi avuga ati dore ubwo ngo ni umugore mfite think twice mureka abagore bashatse aribo baboneza urubyaro utarashaka irinde mu bundi buryo burahari kandi bwemewe n'amategeko y'u Rwanda turagaruka kuri ba bakobwa bakoresha utwo tunini two kwica abana bose buriya 72 heures simbizi turanyire tw'amasaha burabavugaho iki nihe nama nyine ndabavugaho ko batinya gusama kuruta kurwara sida cyangwa izindi ndwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina batinya gusama ariko bireze muri iki gihe nsigaye mbona ati ngewe kugira mbyare narwara umuti wanjye ukora muri farumasi mutinye umwana twiganye ariko akora muri farumasi ambwiye ati ibintu nicara mbona hano ngewe naricaye ndumirwa nibyo bigurwa cyane mu abana b'abakobwa bato ku munsi binini biba byashize ariko biriya nubwo navuze ngo napo na biriya niyo napo nose ntiba biri gutuma utabyara na biriya niyo napo kandi uburyo bwose bwa napo ushobora gukoresha nyine utarabyara ni ibiri risike reka turebe noneho ukoresheje ibyo bintu Imana irakwihoreye uragiye ujya mu rugo uhuye n'ikigeragezo urashatse kutabyara use wowe wazibabarira
muri wowe nubwo nta muntu ureba mu mutima w'umuntu ujyaho ukavuga ati rero mana ibya byose urabibabarira nubwo byatukura tukungwira byeze bigasa na sherege ariko uzi intandaro y'icyateye icyo kintu yego usibye Imana imvura beza n'ababi ishaka kuguha uwo mwana warakoresheje biriya bintu cyane igihe kirekire naho ubundi n'ababibura babura urubyaro nibaza ko badakondana Imana bavuga ati bondizize wenda Imana imbabarire nyihere urubyaro hari n'ababatwita ariko ntibavuke ntibageze igihe gahora ivamo urumva ni ikintu ofete kibi cyane abana b'abakobwa bagakwiye kwirinda inama nziza nukuri ni kibi ibaze ko n'abantu bashatse hari igihe bibananira kubikoresha kuko kandi babyemerewe ubigwa nabi umubiri bwatekereza umuntu uri kubikoresha nturabyara wenda ngo ufite n'icyizere uzi impamvu mbikubajije hari abantu bafashe ikintu bita ubusirimu akamera bunguri atayunguruye no kuvuga ngo nabonye kanaka na kanaka na kanaka babikora nanjye kambikore menya bigezweho ku buryo bavuga ko kuboneza urubyaro bigezweho umwana w'abakobwa se none se ko ari bo biri kugaragaraho benshi ntabwo ari ko kuboneza urubyaro bigezweho ahubwo ni uko bimakaje icyaha donc having sex ndetse namo kubona sex biroroshye kurusha kubona true love ngo pe sigaye byoroshye rwose oya reka tubivuge ni nayo mpamvu ubona abasore benshi badashaka arashaka kubera iki ibyo akeneye abibona byoroshye nk'uwashatse afite uwakumanywa avuye mu kazi afite nimugoroba no muri weekend no kujyana igisenyi ku mazi ubwiye stress y'umuntu umwe rero avuga ngo ndahora n'ibyo birayi bitogosheje wa mugani wavuze ngo ukunda ibintu bitogosheje so ni munsi ararya imboga nimugoroba isosi ejo azikuza inyama arahingwa no guhindura indyo ngo bivuga iki pase shangiye ibyo bintu usibye ntago ndi pasiteri ngo nze mbwirize ngo mbabwire ngo muve mu byaha ariko reka nkubwize ukuri nabivuze neza hari ikintu uri kwica muri wowe utazi ko uri kwica nukuri hari umuntu muri wowe uri kwica uri kwangiza utazi igihe uri kubona uri kwiyamiza igihe uri kubona ari ibintu bisanzwe ariko hari ikintu uri kwangiza muri wowe kandi kuzakigarura cyangwa se kukirepara bigoranye abakobwa n'abahungu bakundana tugana ku musozo bagira inama uko bagomba kwitwara muri izi situwasiyo zose twavuze kuva ruguru kugeza kuri iki kiganiro gisoza amakouple abana donc amakouple abatarashakana ko nabo ni couple ntago nababwira ngo ntumureke kuryamana sibyo arabyemera ibiki nemera kuryamana ko bakunda batarashakana ese ubiki sikuvuze ntibibaho se nuko nziko bibaho kandi cyane ahubwo niba koko mwumva ntacyo bibatwaye kubikora mwabyumvikanyeho muri bakuru muzi ibyo murimo ariko byibura fata umwanya urebe ngo iki kintu ndi gukora kizabyara icyejo ese ibyo kizabyara hari ukubyara hari ukwandura izo ndwara hari ugushakana hari abashakana babanje no nabyo bibaho byose birashoboka ariko byose ukabiha igihe ukabiha umwanya n'umushinga nk'uwundi ukicara ukabyigaho neza kandi wabona nta kintu kizima bizabyara ukabivamo wita umwanya wawe kuko umwanya urahenze umwanya ni amafaranga aya tugira inama turazikeneye kandi niyo nama nakubwiye wita umwanya wawe mu bintu ubona bitazagira icyo bibyara bidafite inyungu twavuze ku bintu byinshi nimubikora kandi mwirinde mukoreshe uburyo bw'ubwirinzi bwemewe leta yemera ko ubwirinzi bwemewe ku bantu batashakanye ni bumwe ni bubiri cyambere ni ukwifata cyakabiri utakwifata kandi protection nibwo bwemewe n'amategeko y'u Rwanda utagira n'icyo nta nubwo babiguhanira ibyo cyari kubikoze utujuje imyaka aho bakujyana naho udabujije imyaka nibirinde muri ubwo buryo bubiri ubundi bwose ntago bwemewe uri kwangiza umubiri wawe
uri kwangiza ejo hazaza hawe. Yego. Tubwira urubyiruko ngo birinde ibiyobyabwenge n'ubusambanyi. Yego. Komenti zacu zirafunguye, inama, igitekerezo, inyunganizi mu byo twavuze. Ndabizi mufite ibibazo byinshi muzambariza pasi wacu. Muzamubaze ntimuzamutinye, nzaza mbisubize pe. Mbisome uko byakabaye, sinzahisha na kimwe. Yes. Pasi, reka ngushimire, nawe nago umwanya ukishimirira abafana. Mwakoze kubana nanjye nanone, mwakoze kubana na Queen Pasi Official. Abakunzi bacu aho muherereye mwese ndabashimiye, bifuriza kugubwa neza, amahoro y'Imana abane namwe. Imana ibahe umutekano, amafaranga menshi, ibaho ubuzima buzira umuze, donc ubuzima buzima. Nakagaruka. Ciao ciao.